kuri Shanera hakomoka nk'utwo turere tubiri navuze. Ibi koko ndabakubita muje kundira ibiryo by'umwana habashenzemo. Uwa kabiri Mani Martin, umuhanzi wa mbere mu Rwanda uririmba neza. Uwa gatatu ndavuga mu basitari ndagenda mvangamo abahanzi n'abakinnyi b'amafilime n'abega ndavanga Bamporiki Edouard. Mwese mujye mugenda mushaka ahantu baba bakomoka. Uwa kane umuntu none ari kuri hit iyi minsi ateye ubwoba bamwita Kagarara. Uwa gatanu ubwo nyine video zagiye hanze ariko ntabwo bikora ko ari uw'iwacu nawe ndabamwita ya mpano. Uwa gatandatu ubwo n'abakurikiranyweho n'ubutabera nubwo nawe hari ibyo yavuze bitari byiza ariko nta n'uwo nshyizemo, ntawe nshyizemo nishyiriyemo abantu. Pastor P uwa karindwi yari no kugenda nanabibagirwa kuko ni benshi pe, ni benshi ni benshi. Ngeze ku wa karindwi nabuze uwo nshyiramo rwose kuko ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi. Bamwita Kalisa Ernest cyangwa se Samusure. Uwa munani reka nze makubitiremo undi nawe ari beshira benshi ku rwego rw'uko nanjye kubavuga ndumva rwose nakuri uwo mvuga n'uwunsiga rwose. Uwa munani si ngende rwose ndebe mu bantu bari hiti rwose. Ubwo nayo sinema nayo ziwe naziheruka ariko bamwita ariko n'ubundi si yavuyemo n'ubundi aracyahari gusa ibintu bya gakondo bagira n'indirimbo ajya mu makiripe yego ajya mu makiripe rega umuntu uzwi nawe umuntu uzwi akinye muri City Maid akinye ego bamwita neza turacyakomeje barimo ngaburira umwana. Amwita Niki none mbaherereye he. Uwa cyenda bamwita Marshal kiri kipe ya Mumbo FC nyiri boss ufite amafaranga jejeta. Ariko rero mwamuzi ko umuntu witwa Marshal cyangwa se ufite kampani y'ubukerarugendo cyangwa se ucuruza ugenda uranga ibibanza ucuruza imodoka ugira ibiki n'ibiki, mwamuzi ko agira indirimbo. Bari muzi ko ari umuhanzi yagira indirimbo. Hamya ko abantu benshi batari babizi. Nyirinkombo yose afite indirimbo. Hari indi ndirimbo imwe yiwe
najya numva kera ataranabahiti niba nta nyuma azanankandira akanyenyeri ko namukurikiranye kuva kera marishari wowe he grand frere bosi hari n'indirimbo yitwa come to bed ninde uzi iyo ndirimbo ninde uzi iyo ndirimbo ninde uzi iyo ndirimbo come to bed come to bed ninde uzi iyo ndirimbo ujye kuri YouTube mushake indirimbo yitwa come to bed nahitamo uramu wiza tunga Marshal nigeze kuwa 9 ngo tugeze sasa tayari kuwa 10 kuwa 10 undi muntu ukomeye nanze gushyira mu rutondo ukomeye muramwumva namwe ufite ariko si ngombwa kumushyiramo ariko ni benshi bahava bari ni benshi cyane ariko reka mvuge undi musitari ukomoka hariya hakurya aho bita hakurya y'ishyamba namwe mujye munyunganira abo ntashyizemo mubashyiremo ni benshi nuko manyenda nibo ngenda nibuka baza ariko ugiye gukora urutonde nkandika barenga na senkani jya nkura amakuru ko na cyagasuku nacyo kiriya kipapa nacyo gishobora kuba kihakomoka ariko kugikomokaho bita kuri shangazi nzakibaza nimba aho kiri kinyumva rero cyanasubiza kikambwira koko amakuru ari ay'impamo kandi ku makuru ufite ni uko herukayo mu minsi yashize waturanye akaba wagiraga rimwe bakarya bagasepera dore umuhungu wacu wagiye i Kigali kabisa wabyanze uwa 10 ni benshi kanye muri football uwa 10 bamwita Jire Karangwa akaba nawe afite ibyo ashinzwe muri ihuriro cyangwa se muri Rwanda Premier League ubu isigaye yitwa Beka Pro League bamwita Jire Karangwa yari umunyamakuru kuri Radio TV 10 akora mu kiganiro cya siporo rwose ndamwibuka hari nawe nimba nyumva zankandira akanyenyeri rwose ntako nimereye ndi umuntu yaho uciriritse naha mbona si iwanjye ndakodesha yego ariko Jire Karangwa abo bose navuze abizi bamaze kugera aho bagera banyumvisha bazantangira akanyenyeri kabisa nanjye nkagira uko nimerera urabona ndi kugaburira umwana wanjye wifitiye ubumuga
imyaka y'itandatu agiye kuzuza 7 ntavuga ntagenda. Yego ngerageza korora kuko ngo niburaho amagi yego reka atazabwara bwaki. Imana iba yampaye utwo duceri nyine nkora yo korora n'udukoko nyine. Ubungubu mbonye nk'aka gapangu ndimo we ari akanjye ariko Imana izakama pe ndabyizeye. Ngaho muke ndarya narya. Murakoze rero turasubira mu kanya.